Ibihe byiza nshuti bakunze mudahwema gukurikira ibiganiro bya Kigali Sport, ni wa mwanya mwiza cyane w'amakuru y'imikino, ni wa mwanya mwiza cyane wa transferi hano mu Rwanda. Wowe icyo nkusaba cyonyine ni ugukanda subscribe, ubundi bwo ugakanda na like ndetse n'igitekerezo cyawe, ubundi bwo ukaba wakigendera. Muri aka kanya tugiye kuba twagaruka kuri rwose ni transferi iri kuvugisha abantu hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa, by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania. Tugiye kuba twagaruka kuri iyi transferi iri kuvugwa aka kanya kuri uyu munsi wo kuwa mbere, kuri uyu mugoroba rwose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Nizere ko tugiye kuba twabana muri iki kiganiro, nikijya kurangira rwose turagenda tubabwira n'izindi transferi n'undi mukinnyi ukomeye rwose wamaze kuba wagera hariya i Kigali, wamaze kuba yasesekara i Kanombe mu kanya gatoya. Wowe tuze kuba twabana muri iki kiganiro kugera ku musozo. Yes guys, amazina ye bamwita Skeletus Chota Chama. Uyu musore rwose ukinira ekipe ya Simba Sport Club. Uyu musore Chama rwose uyu musore ndagira ngo mbe nababwira ko ikipe ya Simba yamaze kuba yamurekura. Ikipe ya Rayon Sport nayo ishyiraho rwose agatuza ishaka uyu mukinnyi Chama. Ese ikipe ya Rayon Sport iramukeneye? Ese uyu mukinnyi Chama yayifasha iki? Nibyo tugiye kuba twaganiraho muri aka kanya rwose, nibyo tugiye kuba twaganiraho gatanu kuri gatanu. Usibye n'uyu mukinnyi turagenda tubabwira n'izindi transferi. Ushaka kwamamaza ni nimero ni 0727474821, ubundi bwo tukakwamamariza ibikorwa byawe gatanu kuri gatanu. Chota Chama amaze imyaka igera kuri 4 akinira ikipe ya Simba. Uyu mukinnyi Skeletus Chota Chama rwose ndagira ngo mbabwire ko ikipe ya Simba Sport Club yamaze kuba yabwira ngo uyu mukinnyi ngo shakira ahandi, ariko ikipe ya Rayon Sport iravuga iti mu gihe ikipe ya Rayon Sport rwose nta nimero 10 wataka izamu na rutahizamu mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport ifite, niyo mpamvu itangiye gushyiraho agatuza kugira ngo ibe yareba ko yakegukana uyu musore Chota Chama. Ese ekipe ya Rayon Sport ni ngombwa ko yagura uyu mukinnyi Skeletus Chota Chama, dore ko ifite abasore bagiye batandukanye bashobora kuba bakina kuriya nka nimero 10, harimo abasore nk'abamugisha Tati Didier Taichi bashobora kuba bakina nka nimero 10. Ese ni ngombwa ko ikipe ya Rayon Sport yagura uyu mukinnyi Skeletus Chota Chama cyangwa se ntikwiye kuba yamugura? Igitekerezo cyawe rwose turacyakirana yombi, ugombe ugishyire muri commentaire rwose turi buze kuba twagisoma, ndetse mubashe no mupange 11 bashobora kuzaba bari guhangana n'ikipe ya Gor Mahia mu gikombe cya Kagame Cup kizabera hano mu Rwanda. Kugira ngo wumve uburyo ikipe ya Rayon Sport yasizeho agatuza bikomeye kuri uyu mukinnyi Skeletus Chota Chama, yamupropose miliyoni 40 z'amanyarwanda kugira ngo ibone uyu mukinnyi Chama. Ariko uyu mukinnyi Chama bamwandikiye kuri email ye rwose bamusaba ubwo busabe rwose bamuporopoza, ariko ntacyo arabivugaho. Yababwiye ko arabasubiza mu masaha 24
nane agiye kuba yarangira. Reka tube twategereza igisubizo cy'uyu musore Scratus Chota Chama kuza muri Rayon Sport. Ese araza ayifasha iki? Ese uyu mukinnyi avuye he? Aracyafite tara nk'iyo yahoranye mbere? Nibyo tugiye kuba twatega amaso. Gusa ikiriho rwose ikipe ya Rayon Sport iri gukoresha imbaraga kugira ngo ibone uyu mukinnyi ukomeye, uyu mukinnyi rwose udasanzwe hano muri East Africa, by'umwihariko muri Tanzania. Reka tuve kuri uyu mukinnyi, nubwo rwose ikipe ya Rayon Sport iri kumushaka, nubwo ushobora kumva neza cyane mu masaha make asinye. Reka tube twajya kuri yindi transfer iri kuvugwa mu Rwanda mu ikipe ya Rayon Sport. Ni abakinnyi bagiye batandukanye, harimo abakinnyi ba APR. Ni umukinnyi bita Mamadusi. Uyu Mamadusi ni umukinnyi bavuga ko ikipe ya Rayon Sport nawe iri kumushaka, mu gihe ishobora kumva cyangwa se ishobora kuba ibuze uyu musore Chama, ikaba yasinyisha uyu musore Mamadusi. Reka tube twaza mu kanya tugenda tubabwira umusore wamaze kuba yagera hariya i Kanombe, aje kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport. Amazina ye bamwita Atiso, umusore ukiri muto, imyaka 19 yonyine, guturuka mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Amaze kuba yagera hano i Kigali, rwose i Kanombe, hari ku isaha y'isa moya z'umugoroba kuri uyu wa mbere, nibwo uyu musore Atiso amaze kuba yakandagira i Kigali. Ugire umunsi mwiza, ugire ijoro ryiza. Ciao ciao.